yumvaga ko afite uburenganzira bwo gushaka ko n'imyaka yarayigeje ndetse yanayirengeje ariko umuryango yashatsemo biba ngombwa ko bavuga ko agomba kugarura umwana wabo akagira gute agasubira iwabo kuko ntibamushaka. Kuvuga ngo jewe nagize amahirwe yo kuganira nabo ariko ntibyakunda ko tubonana kubera impamvu z'umutekano muke wabo. Habe n'ubu tuvugana ejo kuwa kane bambutse umupaka gusa ntibari muri Kenya. Patrick utarisha utaribye utarakoze ikintu kibi gituma higwa na Interpol karahunga ngo yashatse umve kico kintu. Yes, katwasuhuze abakunzi bacu Basco TV show ndetse na INEZA Live TV. Turabasujeho muhere mwese tubifuriza ibihe byiza ndetse n'amahoro aturuka ku Mana, twizera ko mumeze neza. Twebwe turashima Imana. Rero tugiye guhura na INEZA Live TV. Rero tubahaye ikaze wasuza n'aba afana bacu cyangwa inshuti zacu kugira ngo dukomeze ikiganiro. Yambu cyane abo Muke tubahaye mwaramutse, abo bwije namwe tubahaye mwiriwe bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abane na buri wese. Turamukije umuryango w'M23 aho twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde ndetse nako subscribe kuri INEZA Live TV na Scott TV show. Jewe ntasho ihari. Turabasuje kandi tubahaye karibu mu kiganiro gito tugiye gukora. Turi batindire turabasaba ko mubana natwe ariko duhaye impore abantu babuza babo ndetse n'abantu bafite abarwayi mu bitaro. Namwe turabihanganishije mwihangane cyane mukomere nta joro ridaca nta n'imvura idahita. Scott amakuru yacu rero ameze ati noneho ejo muri tugiro cya tubone umusore abantu benshi bazi mu ruhando rwa gospel. Umusore ejo bundi agire ashake noneho arangije gushaka imiryango iraterana aho yashatse bashaka uburyo bagarura umwana kandi umusore nawe urumva ku giti ciwe yumvaga ko afite uburenganzira bwo gushaka ko n'imyaka yarayigeje ndetse yanayirengeje ariko umuryango yashatsemo biba ngombwa ko bavuga ko agomba kugarura umwana wabo akagira gute agasubira iwabo kuko ntibamushaka. Rero icyo kintu abantu benshi bakibajeho cyane. Turavuga ati reka tukivuganireho ngo utange ibitekerezo kubera ko umuntu iyo yahisemo iyo ufite gahunda yo gushaka uzawegera uwo ushaka wowe wifuza ko mwabana mugahana ibitekerezo ukabwira umuntu uti yewe je naragukunze rero ndifuza ko twakubaka urugo tugashaka tukabyara tukugura umuryango. Umukobwa yabyemera mugakomezanya yabyanga nuko bikarangirana naho ngaho. Rero umuhungu yashatse umukobwa barumvikana aramushaka tiyamushimuse tiyamufashe ku mbaraga. Umukobwa yaragiye baraganira barazumvikana bumvikana ko bashobora no kubomboka barabomboka ranabikora. Rero icyateje impaka niki nuko iwa umukobwa batifuje ko uyu muhungu yoshaka umukobwa kubera ko acumbagira ko ari sizi mu Rwanda zakunda bavuga ngo ni igicumba abantu n'umuga no kutagenda. Rero icyo cyo cyane bagendeye babati ntiboshingira umuhungu ufite ubumuga bwo kutagenda neza ariko urebye umutipe aragenda rwose nta kibazo. Reka dukubite tubangura. Urabibona gute? Ni ukuvuga ngo jewe nagize amahirwe yo kuganira nabo ariko ntibyakunda ko tubonana kubera impamvu z'umutekano muke wabo. Habe n'ubu tuvugana ejo kuwa kane bambutse umupaka gusa ntibari muri Kenya. Ariko mukuri guhari hari commentaire nasomye mu kiganiro nakunze ivuga ngo ntese umubyeyi ushaka kugarura umwana umugabo babana ni musaza we sundi mwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu agomba kwamburwa uburenganzira bwiwe ngo ntashaka umukobwa kubera ko ngo ni kimuga kandi mwibuke ko uyu musore ntiyavutse ameze ari kimuga. N'impanuka yagize n'intambara si impanuka kundi ni ibibazo twese turimo muzi. Ariko ikintu kibabaje ukaka umwana umuntu bakundanye kandi amakuru hari nuko bivuga ko iranze n'uriya mukobwa si abantu bamenyanye bararimbanye muri korari baziranye mu muco wa kinyamurenge. Iyo uvuze ko ufite umugeni barakubaza ngo
ni mwene nde mwene nde uvuze ngo sinzi uba wamenye amavuta ariko numvise bavuga ngo uriya mukobwa yageze agera wabo umuhungu yageze agera kwa se wabo basura n'umukobwa umuhungu akagira iwabo mukobwa kandi n'umuhungu mu by'ukuri udafite izina ribi cyane n'igihe bavuga wenda ngo kiriya gihungu ni igihomora ni igisambanyi ni igisinzi ni ikijura turuzi ko ibyo bintu ntawo udesida gutanga umukobwa we umuntu ufite ingeso nk'izo ngizo ariko kuri guha n'uko umwana ingeso ziwe ngo ni nziza kuba muzi ni nziza ibyo twavuze hejuru byatuma bamwima umugeni ntabyagira n'umwana w'umukristo umwana wagize ikibazo cyo guhura n'intambara akaraswa kuko kimwe nawe so yarashwe cyangwa isuwanyu cyangwa umwana wawe cyangwa undi biriya bintu ntawe uzibyifuza cyane kandi ni ikintu kikuzaho cyo kimwe nuko bashobora kurasa igisasu na Nairobi ingaruka nawe zikakugeraho uzubona ko isigaye mu Japan kwera ntuzi intambara y'isi Hiroshima na Nagasaki intambara y'isi n'ubira cyagira ingaruka ku bantu bavuka n'ubu tuvuga n'abana bavuka muri Nagasaki na Hiroshima hari abavuka badafite ijisho kubera za ngaruka zo muri z'intambara amasasu ese ni yabese iriya kugaba Hitler kugeza n'ubu ngubu baracagiraho ingaruka rero turasaba n'ukuri ko Imana kwivanga mu nkundo z'abantu ni bibi wewe mubyeyi kurasakuza ngo umwana wawe yabombotse egera uriya mubyeyi ufite abakobwa bane mu nzu akubwire atarashakwa yewe kera bageze ababuza abana b'abakobwa mutima ukazamwegera barabahungu ngo si beza ngo si beza ariko iyo ugeze imyaka 23 uzayifuza kubegera nyoko aza kubwira ntese tagahungu weyaye tagahungu we muravugana kurumva kandi umukobwa mwamusetinze mu mutwe ko abahungu ari babi tureke urwenya tureke no kuvuga ibintu wenda muri guseka cyangwa se mutari kumva umubyeyi ufite abakobwa bane mu nzu wenda bageje imyaka yo gushakwa batarabazwa amazina afite agahinda simvuze ngo wenda ngo arihebye ariko no kwibabuzamo cyane yishimye ariko wese yifuza ko umwana we yoshaka ugize amahirwe umwana wawe baramujanye bamutenda ngo bamwange baramujanye barubatse ko ravuga ngo tushingira umwana umeze kuriya babyeyi nimureka abana bagire freedom yabo umwana afite uburenganzira bwo gushaka hari ikintu nabonye umugabo yavuze ngo bunyina ngo abana ngo bari mu ngo zirimo amarira ngo ababyeyi bari mu ngo zirimo ibyishimo sinzi uko mvise uwo mugani wowe Scott ufite abakobwa kawe ugashingiye mu bapfurero bari hanze umwana afite ipfunwe ntazana postinga n'umugabo ni mubi ni umupfurero igipfunwe arifite ahamupostinga kuri status no kuri profile wowe gusa kubera ko ahamena ku kwezi kubera ko usaba ahamena ku kwezi wowe gusa umurye gusa uje mu bandi ugira ijambo ibaze ko ubu tuvugana Patrick utarisha utaribye utarakoze ikintu kibi gituma higwa na Interpol karahunga ngo yashatse umve ko icyo kintu umuntu ese ubundi ni hehe hari itegeko ko umuntu ubanye n'umugata agomba gushaka buriya mu gusitika umugabo aragenda tuzi ubona ko azagenda n'amaguru yiwe kwitwaza ko gusa biri aho ngaho ko ndakubwira ngo umuntu uza wambukiranya imipaka yirukanka n'umujura umwicanyi cyangwa se umuntu uri guhigwa n'ibintu bikomeye kubera amakosa yakoze tuzi ngubu ushobora kwibye ukiba nka banki y'abaturage miliyoni 200 wakwambuka imipaka uri kwirukanka ariko mutekereza abanyamurenge bageze ubu nyine ngo nushaka umwana wabo ese babaretse muzoza mubishakira soko ngahe muza mubaza abasaza banyu turebe ni mu bagumana turebe ese kuki muza mu bigomo bati ese mwebwe timuza muva mu nzu muza shaka mute mutaza muva mu oyaye uyu mudamu umugabo abana si musaza we no mu yindi nzu bahuye bataziranye birababaje birababaje kubona umwana bamuhiga hasi hejuru kubera ko yashatse ahubwo yakagombye ko ari mu byishimo ko yashatse mubyeyi aho wakavuga karahunga ngo bari kumuhiga ngo mwaka umukobwa nakubwiye ngo genda ubaze umugore ufite abana bane b'abakobwa mu nzu batarashaka arakubwira afite impungenge ze ejo bazabyarira mu rugo kurumva cyangwa se babura abagabo burundu uzipfura umubyeyi kuko ngo agira asagera mu bandi uriya mugore ngo ntumuzi ngo niwa mugore ugira abana babuze abagabo bifuca kintu wa n'umugore ugira abana
batarashaka abo bafite abana si uko turi kuba bishima hejuru kuba bafite abana ariko ni urugero turi gutanga uburyo yakagombye kuba ari byibuze gutuza akareka abana bagashakana barakundanye kandi kuba afite icyo kibazo umuhungu afite icyo kibazo ntibivuze ko agiye kubaho nabi umwana wanyu azabaho nabi si wa muntu bajana muri dushe ngo bamwoze si wa muntu bajana mu modoka ngo barengeze bamutamika afite akazi keza niyo makuru batubwiye umwana kandi ngo kuva yaga muri Kenya ngo ntabwo ari muri famiye ateka nabo muri famiye umwana ufite akageto kiwe witunze uko ari imesera ari yuhagira aritekera uzose arabyikorera ariko ngo ubunyine tuvugana umwana ko baramwambukisha imipaka kubera ko yashatse ese ashaka patiri wa mugaro uwo mukobwa twara ko azomutwara wamubagaruriye oya ngo amubonye ko niwe yoba yatwise kiriya kintu cyambabaje rya jambo ryihorera turivuga ati tuvuga bigiye cyose azozira ngo abe ngo azoba yatwite fresh ariko birababaje umwana witwara bagire freedom ni umukobwa yashimye uko umugabo yaba ameze kose niki agomba gushaka aho yashatse hari igihe abantu bari mu gushaka ko abakobwa bashaka ahantu yashikayo akawuhaburira amahoro uzi nk'iyo Patrick aje kubavuye Amerika cyangwa Canada iyo nenge babavuga cyangwa se cyo kizira kiba ukibona bavuga ngo mu bukwe bazavuga ngo dufite umukwe ngo nitwe bambere dushingiye ngo umuhungu mwiza timwe z'abana b'abahungu bashaka babakecuru bameze gutya bahiye n'abandi bakecuye nyina azavuga ngo ngwino mukazana nasengeye wewe ubongo bamusengeye he ko ari inyungu nyine zitumye uno mwana Patrick ntazira so gucumbagira Patrick karazira ko umunyafrika ushobora gusanga uriya mwana wenda bari bashaka kumupasa mu hanze kugira ngo azaza wenda bakorera ibyo bakeneye kandi ari ufite umukwe hanze ufite ijambo nyine wa cyane uzunaje no kuvuga abantu bakigirayo bagaceceka karazira gusa ko ari umunyafrika ariko gusima ibintu z'abana uriya mwana ngo yahamagaye Wabo aravuga ati tibashimuse kandi ubu ni imyaka ndayigejeje imyaka yo gushakwa urumva barako bagira motifa ya mbere ngo umwana ngo ni mineri under age umwana arakana afite 20 bahita bazana indi prof ivuga ngo dukende gushingira ikimuga kurumva ngo bati naramukunze kandi ikindi aho turi tumeranye neza twemeranyije nawe kubana k'umugore n'umugabo kandi akaramata nta muntu wampatije gukunda Patrick yenga abazungu baza bavuga ngo love is blind kundo ni impumyi kandi nawe muri kumwe ubu nyine uwo muri kumwe nizo nzozi zawe kurya ntabwo abantu bakora inganda birato abo mu nganda ntazakora ibirato ngo bakore kino kibe nimero 8 kino kibe nimero 9 hoya bine birato byo bigomba kuba nimero 8 kandi bikangana rero buri muntu wese agira uwo yaremewe buri muntu wese agira igare ryiwe arabaza bavuga ngo yeye ngo sinoja mu ntambara agacira hano oya utuvuge wenda ngubu nkuwo uri kuvuga ngo umwana mugarure bavuze ngo bamwaka umugore wiwe unyine cyangwa bamwaka umugabo wiwe unyine niwe bifata gute reka mbabwire turuzi iyo umukobwa gusa byamenyekanye ko yashatswe bakamwaka umugabo ijoro rimwe gusa kurya tuba tuzi ko uri umugore kurya ngo ndabara ijipo ariko tuba tuzi uri umugore ninde muhungu usura kwirukankaho ngo uriya mukobwa ngo ni keretse imana ikamigusetsa ukabona viza ukaja hanze wenda ugeze hanze abahungu bose bakwirukankaho nawe ukiri muri iyi cabbage n'isukuma bazavuga ngo uriya ngo ni umugeni ngo ariko yari yarashatse bamwaka umugabo hari umuhungu ufite yaje wa reka ngacisheho simuvuga uyu mugabo wo ku ruhande aramuzi yarabomboye umwana amumarana iyinga sinzi ukuntu nyirasenga yamubwiye ati iyi nzu baza baryana amenyo bazajya kujya ta umugabo iyo kase tuyizi wa hariya hepfo wacu umukobwa nyine baravuga ati noneho kandi bamutamushimuse ntimuze mu nama y'abagabo yemere ko yagiye abishaka umukobwa azanye nyirasenga yamubwiye utuntu nyine nkutwo ngutwo ashike mu nama amavuga ngo tujewe nagiye ngiye kumusura yamavuga ngo yakize ngo yambomboye none ni counter mbi keneye okay ubu nyine uracakeneye gumana cyane tubikeneye ngo simbikeneye ubu ni mwaka wa 4 umukobwa ni mwiza pe ariko ubu nyine bazamurangira umuhungu ngo buriya umwana umugore abandi
urabona ko bakadeza uwo mukobwa ndi umuhera umuhungu wawe ijoro rimwe n'amasaha gusa ngaye babaze ngo numugura abana rero kwa umwana wawe umugabo yikundiye utari imirazi utari igipfu udafite uburwayi bwo kwikubita hasi ubwo ari bwo bwose usanga nukorera ngo acumbage umwana wa kagigi maremo kagigi kandi umuryango mwiza si umuryango mwiza sabaja n'abanyamurenge bujuje bazaba bazinjye iriya mu gatanga umuryango mwiza nkuri ariko ngo umwana we nabonye umuntu avuga ngo kagigi ubu nyine azutse ngo yokwicwa n'ishavu ngo umwana icyo kintu kiragayitse icyo kintu ntago ari ciza undi mutipe yarabombeye bashaka kumwaka umugore sinzi ukuntu babipfubiranye amahunga aragenda agaruka yaravyaye sebukwe aza gufatwa n'ikibazo cyo kurwara batekereza muri famiye aho sebukwe azagwarira babona ko ariko wa muhunga azagwarira wa muhungu bagize baturarukira cha muhunga bifura avuza sebukwe bro n'ubu tuvugana muramuzi n'ubu tuvugana sebukwe aracari mu mukwe kunzu y'umukwe kandi umukwe ni ukora buri kimwe afite akazi keza afite amafaranga meza arino nuko yamuvuza ngahe baze nkiye mu mwaka abandi bakwabaye muza muvuga ngo nabasinda bari kukuvuza ariko muza mureka gahunda y'Imana yikore y'Imana Imana yashimye timukaza mushaka kugikora uko muravuguruza Patrick akeneye justice akeneye gutuza abantu baza ko barahandi bari gufunga kuko niba tubuze uburenganzira undi muntu akeneye gutuza akeneye gutekereza ngo yamaze hafi kwezi kose ngo ari mu gihora yihisha ubu ngubu nibwo yambutse imipaka nimba wenda hagiye tuzi yuwe yagiye haza ariko ntari muri Kenya kubera gusa umukobwa wanyu ese mama reka nkubaza wenda birananiranye barabana uzoza uba proud yo kuja kuramutsa umukobwa wawe umukobwa gawe tukireke uzoza umunsi umukobwa wawe azobyara uzoza kureba uzoja guhemba iyo uzogenda byibuze uzagendera n'umukwe wawe mu maso n'amagambo amuvuzeho banafungishe se babo wana ufite kintu ugeza bamufungisha kandi umukobwa yaravuze ngo nje ndamukeneye Patrick Imana ikurinde kandi Imana izakubakire uzabyara n'abafite uburenganzira bwo gushaka kimwe n'abandi naho abavugaho azovuga azokurwanye barahari kandi ikindi wawa urubatse mu rugo haba intambara atamahoro aba mu rugo hari kigo umuntu bazamubwira ngo mu rugo ngo umudendezo ngo amahoro yose muri paradiso wagera mu rugo ngora akagwara mukabara wenda inzara izo ni intambara gatwa tuvuga uzohura nazoga tubikwifuza ariko mu rugo bibaho sibizobura uzugera mu rugo ukarwaza cyangwa ukarwara cyangwa imzaro zikabura cyangwa ukabyara ugapfusha mu rugo bibazo ariko kubera ko uri umugabo byose uzobifesinge uhangane nazo twebwe nka INEZA na Scott tukifurije hungu na kobwa kandi aho ugiye uzagira amahoro Imana izivange mu byawe ihindura ibyawe nayo makuru ndemba baratuzanye wa Scott nayo nta yandi dufite kurenzaho gusa abafana bacu bagende batanga ibitekerezo kuko abeshi bagiye nimba koko Patrick akomeza kwirukanka cyangwa niba bareka gatuza bakareka abana bagashakana bakubaka nizo tubifuriza kuko nicyo twaremewe kuvuka tukashaka tukabza tukororoka niko Bibiliya bivuga ngo mureke ko musenyi wo kunyanja kandi nta muntu ubujijwe gushaka cyangwa gushaka kandi nawe uko umeze ko uvuga umugore wese mushiki wawe umugore ni umutwari nawe umusama kurumva naje ndumwongera umugore waje ubunya byinshi ntamura ugomba gushaka undi cyane turiho twese kugira ngo twuzuzanye ntabwo abatwari gushakana ngo bikunde bozabyara ibipfu debede ntabwo abangira twoshakana kuko tubyara bya bindi biti nkunda reka tubwira ngo mwakoze kubana natwe amahoro umutima n'amafaranga mikufi ibiganiro byacu nakagaruka ciao kandi weekend nziza love murakoze cyane.